rero Ivy impamvu nashatse yuko duhurira hano nkanga yuko uza mu rugo uriya iwacu mama ashobora kubyumva cyangwa uriya mukozi wacu umva ahora yumviriza ugasanga yumvisha ibyo tuganira ntabwo ari ngombwa akabyumva ntacyo ze wambwira icyo wanshakiraga ikintu nagushakiraga rero nshaka kubwira ko ya nyubako ubu nabisoje nabikoze neza uko wabyifuzaga nuko ndagira nakoresheje miliyoni 10. yego kuko urabona iriya nzu yasabaga guhera hasi yari ibyondo mbega ari gukora buri kimwe yego ariko byantwaye miliyoni 10 ndayikora neza ubisa neza cyane yego warakoze cyane wagize neza rwose uri uwo gushimirwa yego nibyo nshaka kumbwira gusa ibyo nshaka kukubwira ariko hari ibindi nashaka kukubwira nta kibazo mbwira hano turisanzuye ndabona n'abantu bari hafi hano ku buryo babyumva ibyacu mbwira nta kibazo hari umukobwa mwigeze nyine hari umukobwa wigeze kukubwira ko ari mushiki wa Bemba umukobwa w'igikara gutya nako yarambwiye ngo ni umumama yarakubeshye nta nubwo ari umumama duherutse guhura arambwira ati angira inama y'uburyo nakurya amafaranga ariko ndamubwira ko uri inshuti yanjye ngeje ibintu ntashobora kubyemera ambwira ko yakuriye amafaranga yarakubeshye ntabwo ari mushiki umva nta kintu mbuye reka nkubwire rero wari uzi ko ejo bundi twahuye cyagiye nari nabonanye nawe ra ntabwo nari nahuye nawe nibutse noneho umukobwa duhuye ndamusuhuza yewe shamunya nukuri ntago nzigera nkwanga pe n'ahantu nabaga ndi hose nabwiraga abantu hari umukobwa bita Munyana sha nkavuga nti Mana yanjye aho nzatahira hose uzi ko ari wowe watumye nza kurya iminsi mikuru inaha ariko Keve nukuri njyewe shamana nari narakubuza mbasubu Keve Mana yanjye yabaye amahoro wese Keve abaho wese yebawe sha nukuri rwose ubwenge bwawe n'ubwa kera reba nk'ahantu uba wateguye kuzana twicarira tukaganira sha hari amahumbezi pe erega nibyo no nta kirogoya umuntu aba afite urumva nyine ariko reka nkubaze hari akantu nshaka kukubaza muteze amatwi ubwo igihe cyose wagendeye nta sheri wigize ubona yebaba we shamunya nta wundi mukobwa nagusimbuza pe kuko mu buzima bwanjye naho nabaga ndi hose ahubwo reka nkubwira akantu uzi ko nigeze gukora ikizamini bambaza ikibazo nkaba nshubijeho izina ryawe so ibyo ni ibintu nibyo ugase ako narumbeho ko sha ubundi abantu baravuga bati se uwo muntu bita Munyana ahubwo ikibazo nanditseho Munyana kandi ikizamini cyari icyongereza we ariko nyine bibaho tu none se ubwo Keve karame Munya hari akantu nshaka nanone kongera kukubaza sha nguteze yombi pe umunsi mfite challenge nyinshi uramutse usanze ngewe hari umuntu twakundanye wabyakira ute nge baba we umva ko kwiyahura ari icyaha shamunya reka nkubwire ndamutse nsanze hari umuntu mukundana sha nuguhita niyahura pe kuko urukundo nkukunda sha ntago nabyihanganira ngo bishoboke sha nukuri pe nase nkubaze Keve nguteze yombi shamunya vugisha ukuri reba imyaka umaze mbwira nawe urumva nta contact zawe nari mfite nta ubwo se wandenganya shaye baba we shamunya reka nkubwire sha nukuri kw'Imana ntago kubyakira byanshobokera pe ariko ubwo ukuntu ngukunda nari ndi kujya numva ibyo uvuga ntago ari byo nabihari nukuri ibaze nawe kugira ngo nkatishe itike y'indege nemere nze kurira Noheli naha mu cyaro nagera numva ukuntu uvuga nta muhungu mfite yo Imana ishimwe we nta muhungu wigeze ukundana nawe ye baba we n'izina ry'Imana biranshimishije pe nta muhungu mfite ubu se ko kumbwije ukuri naguhemba iki agize se ngo oya wowe uhora ugenda twajyana ntabwo uhamagaye we ugenda buri gihe umeze meze neza wowe si umeze ngazo meze neza izere ko nzana amakuru meza rero ashyushye ahubwo kagira inkuru nari nje kukureba nakubuze maze naguhamagaye numva ikomposisha mbega wowe none ati ngwiki naragiye
umuhungu umukoze yuko ndi umuntu nyine ndi uw'iwabo mu cyaro arasara abantu bo mu cyaro bakunda Kanarimbi sha nyine ubu ngubu namajije kumufatisha Kanarimbizi we Bemba nigisha ntabwo arigishwa nyine nuko ari abantu bo mu cyaro uzi ngo hari undi muntu wapfa kumufatisha kubera siki Bemba ngambwira rero yame neza mva nyine nuko nguko hanyuma se ubu ngubu nyine niho ubunisheri na shushu se ego cyane rwose byizere behani ego ko cyane yewe naye ndi kwigendera ubwo uzaba umbwasubirayo njyewe kanigende ni kwa kundi nyine cyasa ukunda Bemba nyine urageranya urukundo ukunda Bemba n'urwo waba umufitiye se yarabuze ruragenda ese ubu ngubu umubonye uri kwiyumva ute muri we uramwiyumva muti uwo mu ex kugira ngo tugeranye urukundo rw'ubwo ukunda Bemba n'urw'uwo nguwo nta gisubizo mfite nawe ngira inama nta gisubizo mfite rero biragoye guhita umuntu afata umwanzuro w'ibyo bintu reka tugende tubitekerezeho wowe uzazana umwanzuro wawe nanjye nzana uwanjye tubishyire hamwe dufate umwanzuro ufatika nyine tuzane igisubizo gifatika sawa nzaza ntakikubwiye rwose sawa nta kibazo reka dutahe kagende ubu bambuze mu rugo nawe usubire mu rugo nta kibazo sawa ugenda amahoro yego sawa ewe sha keve njye rero ngiye no gutaha yo sha munyareka nkubwire pe ahubwo se twagomeje kuganira sha uzi ko nibagiwe akantu nakuzaniye sha hari akantu nakuzaniye kandi hari ijambo mbwiye numva rinkoze ku mutima kuba unyemereye ko nta wundi muhungu mwigeze mukundana sha binteye morali idasanzwe niyongeyeho nk'indi myaka 50 yo kubaho pe oya ntugasaze sha hari akantu nakuzaniye rero reka tureke kwizinga mu magambo rwose mbanze nkaguhe kuko urukundo ngukunda ntacyo ntagukorera pe sha ni ukuri kw'Imana ni ukuri rwose hari akantu maze reka ndebe nta kintu na kimwe ntakora ku bwawe buriya njyewe Kevio nakunze mba nakunze cyane ukuri munya rwose telefone we ni ukuri pe nta kintu ntakora ku bwawe ubu iyi telefone igura nkangahe wimbwira iyi mpano wanzaniye mana ndishimye reka ngo hagurutse reka ngo bayi rwose